ubwiza bwe bumwinjiriza amafaranga menshi kuruta amashuri yize, ubwitonzi bwe bugatuma benshi bamugirira icyizere. Kumubona yarakaye ni nko kubona agatama gato karakaye cyangwa se kubona inama yarakaye. Abenshi muri twe turamwifuriza kurongorwa neza, abenshi muri twe turamwifuriza kuzagira urugo rwiza cyane. Ubundi uyu mukobwa amazina yasanzwe yitwa Niyonkuru Aimée, avuka mu karere ka Kirehe, aha ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Uyu munsi muri video ngufi cyane naguteguriye documentaire aho tugiye kurebera hamwe amateka cyangwa se urugendo rw'uyu mukobwa witwa Nyambo Jessica kuva avutse kugera uyu munsi. Nta kindi usabwa ni ukuza kureba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Ngiye mva umunsi ku munsi, nitwa Iva Siniba Sindoga, aho kwiba nzabaganiriza. Nunkunda tuzakomezanya kandi nutankunda rwose sinzacika intege na gatoya. Umeze mutese cyangwa muraho? Wambwiye mai oyambwira bro. Amateka ya Nyambo Jessica nayo yakwandikiye mu bice bigera kuri 5. Igice cya mbere turaza kurebera rimwe kuva avutse kugera nyine atangiye kwiga amashuri yiwe abanza. No igice cya kabiri turaza kurebera hamwe aho yize segonderi cyangwa se aho yize nyine amashuri yisumbuye. No igice cya gatatu turaza kurebera hamwe uko Nyambo yaje muri sinema nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye. No igice cya kane turaza kurebera hamwe Nyambo mu rukundo cyangwa se nyine Nyambo ese nyine yaciye mu zihe nkundu zose kugeza uyu munsi aho yaterewe ivi, ari nacyo gice cya nyuma ndibuze kuba nakubwira. Nta kindi usabwa rwose, ino video nuza kuyikunda kandi like. Icya kabiri, ese Nyambo uramukunda? Shasi muri comment wandikemo ijambo Nyambo umuzamure udutima twinshi cyane, kubera ko uyu mukobwa yaduhereje happiness kandi rwose abenshi twaramukunze. Gusa harimo abababaye ngo Titi Brown rwose, Titi Brown nawe ndabizi aka kanya uri kureba ino video, Titi Brown rwose umusengere azabona nawe undi umukwiye, kandi byose birashoboka. Imana ibirimo cyangwa se Imana yabigizemwo uruhare. Ubundi byose bijya gutangira, ubwiza bwa Nyambo abukomora kuri mama wiwe umubyara. Nyambo akimara kuvuka yavukiye mu muryango umukunda, abavandimwe biwe baramwishimira kurenza uko ubitekereza, famiye yiwe baramukunda kandi rwose yabereye itara umuryango wiwe kandi yawuteje ishema. Nyambo Jessica ubundi akimara kuvuka bamwise Niyonkuru Aimée. Amazina yiwe asanzwe yiswe n'ababyeyi ni Niyonkuru Aimée. Yavutse mu mwaka w'1999, ubwo imibare afite imyaka 27. Nyambo Jessica rero yavukiye ndetse kandi anakura mu karere ka Kirehe, aha ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, umurenge wa Nyarubuye ahazwi nk'inyabitare. Abantu mwese mutuye mu karere ka Kirehe rwose nta muntu utazi umurenge wa Nyarubuye. Aho ngo niho umukobwa wanyu yavukiye kandi niho yakuriye. Nyambo Jessica yavutse nk'abandi bana, aragira inka, nyine yakuriye mu muryango usanzwe, mu muryango rwose udakize cyangwa se nyine wa muryango tutita abahirwe. Yoroye inka, nyine yambaye bote, yararagiye, nyine yarahinze, byose na kimwe atazi. Ariko umva kuntu Imana ikora amateka. Nyambo Jessica uyu munsi ari mu bakobwa rwose biza cyane i Nyarugenge, ari mu bakobwa baryoshye hano i Kigali, ubyange ubyemere. Igice cyacu cya kabiri tugiye kurebera hamwe ese noneho Nyambo yize ayahe mashuri, ese Nyambo yize ku kihe kigo. Natangiye kubwira ngo ubwiza bwe bumwinjiriza amafaranga menshi kuruta amashuri yize. Nyambo Jessica yize primaire mu karere ka Kirehe nk'ibisanzwe. Akarere ka Kirehe yaje kukavamo ajya kwiga amashuri yisumbuye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ariko ageze i Rusizi ntabwo byigeze bimuhera kubera yuko ikigo cyaramugoye kiramunanira. Nawe urabizi niba warize uri umukobwa, hari igihe ujya ku kigo rwose ugasanga n'ibibazo. Abana b'abakobwa mwize, much respect, Imana igikomeza kugenda iba blessinga, mu mwarababaye. Ngiye nize muri boarding, ariko ndabizi nyine situation z'abakobwa ntabwo wabazi kukarenga, ntabwo wabazi nyine hari ibintu byinshi baba batazi nyine bishobora gutuma babaho cyangwa se birengera. Kandi muri boarding haba inzara idasanzwe. Nk'uko narimaze kubikuganira inyuma, Nyambo Jessica yakomereje amashuri yisumbuye mu karere ka Rusizi, aha ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ariko nakubwiye yuko Nyambo Jessica rwose ikigo kitaje kumugenerekera neza, cyaramunaniye rwose. Ababyeyi biwe baza gufata umwanzuro wo kumuhindura ikigo, ibizwe nko kurokarasa cyangwa se gucenjinga ikigo. Kurokarasa ndumva ariko babyita abantu biga muri boarding. Rero Nyambo Jessica ababyeyi biwe bafashe umwanzuro wo kumuhindura ikigo
noneho bamujyana mu karere ka Nyagatare. Urumva nyine ni hafi y'iwabo cyangwa se n'ubundi yahise asubira mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Nyambo Jessica akimara kugera i Nyagatare yarize rwose kandi ngo abikunda, yiga neza, ariko ageze mu hagati ntabwo byaje kumugendekera neza. Nyambo Jessica ngo yaje kuzajya afatwa n'uburwayi, nyine akagira gutya wenda ari nko mu kigo akarwara kutavuga, umwana akabikiragi, ibintu bikanga. Rongera mwese murabizi neza yuko abantu mwize mu mabodingi hari ibintu bikunze gutera, nyine niba umwana ari nko kwiga ugasanga abantu batamwifuriza ibyiza, cyangwa se ugasanga wenda nyine muri makeya n'ikigo ubwacyo nyine ntabwo kimeze neza, ugasanga atangiye kuzajya arwara ibintu runaka, isereri, gufatwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyambo Jessica nyine yaje guhura n'ubwo burwayi bwo kuba ibubu ntavuge rwose. Rero mwese murabizi abantu mwize muri bodingi nta muntu utazi indwara yitwa tetema yigeze gutera mu bigo by'amashuri, kandi abantu mwese rwose mwize muri bodingi murabizi situwasiyo zo mu ishuri. Byonyine nubwo utarwara inzara yonyine yakurwaza umutima, inzara yonyine yakurwaza kuba ibubu, inzara yonyine igukubita nyine yatuma utangira kurwara isereri bakagira ngo warwaye ibicuri. Rero Nyambo Jessica nyuma y'ibyo byose ababyeyi baje gufata umwanzuro wo gutangira kumusengera, nyine bakamukura amasengesho, bakamujyana mu masengesho bakamusengera. Kera kabaye rero Nyambo Jessica Imana yaje kumugirira neza, imukozaho itara ryayo, nyine imukora ibitangaza, arakira, amererwa neza, aragaruka arongera ariga rwose, amashuri yiwe arayasoza mu mwaka wa 2019. Nyambo Jessica yasoje kwiga segonderi muri 2019. Ubwo dusoze igice cyacu cya kabiri cyaho Nyambo yagiye yiga n'ubuzima yaciyemo nyine ari kwiga. Tugiye kujya mu gice cya gatatu noneho, ese Nyambo nyuma yo gusoza amashuri byaje kumugendekera gute, yabayeho mu buhe buzima? Hano kuri no ngingo muraza kunyihangana kubera yuko turibuze kuba twabifatanya n'uburyo Nyambo Jessica yaje kuba yakinjira muri sinema cyangwa se uburyo yaje gukina filimi. Nyambo Jessica ngo akimara gusoza amashuri yisumbuye yaje hanze nk'abashomeri bose, yaje hanze nyine nk'abandi bantu bose nyine bafite diplome, nk'abandi bantu bose nyine baje gushakisha ubuzima. Mbere ya byose ubundi Nyambo yabanje kuba mu karere ka Huye. Abantu mwese muzi i Huye Nyambo Jessica yarahabaye. Nyuma y'ibyo byose noneho Nyambo yaje kuva i Huye asubira iwabo i Kirehe, ari naho yahuriye n'uwitwa Umutoni Asiya. Ese Umutoni Asiya uramuzi? Nyamuneka rwose ubundi tukivuga Umutoni Asiya uhita wumva Mama Yaka. Ushaka rwose wamwita nk'umubyeyi wa Yaka, wamwita nk'umuntu wagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo Yaka mwana tube tumuzi. Ro Umutoni Asiya niwe muntu wa mbere wicaje Nyambo Jessica aramubwira ngo ese ko mbona washobora gukina filimi, byibura nyine nk'usapotinze ntabwo wabishobora? Nyambo Jessica aragira ati rwose akibimbwira numvaga bidashoboka, ntabwo numvaga yuko najya kuri kamera, ntabwo numvaga yuko nyine nanjye nakicara nkasetsa abantu cyangwa se nkatuma abantu bamera neza. Atariko Umutoni Asiya yakomeje kunshishikariza yuko rwose nabishobora, andemamo icyizere, akiramo imbaraga. Ati se ko twebwe tubikora, twebwe twarabivukanye. Ati ibyo byose byatumye ngira imbaraga, byaneye power, bituma nyine numva yuko nanjye bishoboka. Rero Nyambo Jessica nuko nguko yaje kuba nyine yakinjira muri sinema, noneho atangira gukina bwa mbere akinana na Asiya. Asiya ngo yari afite filime yari gushutinga, ariko ntabwo nibuka izina ryayo. Rero nyine rwose ngo Nyambo Jessica filime ya mbere yakinnyemo niyo witwa Umutoni Asiya. Nyine niho yatangiye kugenda amenyera bashutinga gute, ese ugira ubwoba gute, nyine ni gute wakimenyereza kamera, ni gute wavuga, ese iyo ubyice bagukosora gute. Ibyo byose niho yatangiriye. Nyuma y'uko avuye ku Mutoni Asiya yaje kugirirwa icyizere n'umusore witwa Karabutoni Kiboke. Kiboke rwose nabizi neza yuko yafashije abantu benshi hano mu Rwanda muri sinema nyarwanda, harimo Barusine Patrick, ba Jafet Mazimaka ndetse n'abandi benshi cyane muri sinema nyarwanda. Rwose nyine uyu mugabo ntako atagize, yakoze iyo bwabaga. Rero Nyambo Jessica yaje kuba yajya gukina muri filimi yitwa Umuturanyi. Avuga yuko rwose filimi yitwa Umuturanyi yamubereye ikiraro cy'ubuzima, yamubereye impambo y'ubuzima azagendana nayo paka ashaje. Nyuma yo gukina mu Muturanyi, iyo filime yamwubakiye izina ho gatoya. Nyuma yaje kuhava ajya kwa Kramani Empire. Ahangaha noneho rwose Nyambo Jessica yahise ahura n'uwitwa Dogiteri Nsabi. Ubwo ntabwo twakabagirwa n'uwitwa Inyindayisha, Dave ndetse na Peri. Aba bose rwose bari timu ikomeye cyane, tukongeramo dade wabo cyangwa se ukamwita Kramani. Ahangaha Nyambo Jessica yaragiye ahubakira izina, nyine afata abantu imitima. Ubwiza bwe noneho butangira kugaragara,
umwana atangira gushayininga, atangira gukundwa ndetse kandi atangira nyine no kwishimirwa n'abatari bake. Nyuma y'ibi byose Nyambo Jessica, nyuma y'uko nyine amaje gukora kwa Clement, yaje kuba nyine yagira igitekerezo cyo gutangira kwiyandikira filime ziwe. Nyambo Jessica yarabitangiye kandi biramuhira cyane. Ubu ngubu rwose Nyambo Jessica cyangwa se niyo nkuru Aime ari mu bakinnyi ba filime nyarwanda cyangwa se ba sinema nyarwanda bafite izina rikomeye, bafite brand ikomeye, dore ko rwose byamugejeje ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Icyambere nk'uko nabikubwiye, afite YouTube channel yiwe yinjiza amafaranga menshi ndetse kandi amafaranga atari make. Nyambo Jessica ni umwe mu bakobwa bafite imodoka zabo bagendamo kandi nziza cyane zihenze. Si ibyo gusa kandi Nyambo Jessica yagiye afasha abantu benshi gutera imbere, ya supporting impano nyinshi, nyine yashyigikiye abana b'u Rwanda ku rwego nyine abo ya supporting nabo aka kanya bafite abandi nyine bari gusupportinga cyangwa se bafite abandi bari gufasha. Reka none unyemere cyangwa se ume akanya gato cyane twinjirane mu buzima bwa Nyambo mu rukundo, aho ndibuze kuba nakubwiramo noneho ibyo gutererwa ivi cyangwa se ibyo kuba nyine baramutereye ivi. Nyambo ubundi ni umwe mu bakobwa batigeze birukanka mu basore cyane. Nyambo rwose namutangira ubuhamya. Ubundi murabizi neza ko iyo abandi bakobwa atangiye kurya hite, atangiye nyine kubona ku dufaranga, atangiye nyine kuzajya nyine yirukanka mu nkundo cyangwa se ugasanga nyine atangiye gukundana cyane. Ariko Nyambo Jessica siko byagenze. N'urukundo rwigeze kumuvugwaho ni urw'umubyinnyi witwa Tete Brown. Iyi couple rwose nta muntu utarikunze, nta muntu utarayishimiye. Abenshi bakomeje kumushyingira, abenshi bakomeje kumukorera ubukwe, abenshi bakomeje nyine kuzajya bamwambika agatimba kandi rwose atakambaye. Rero nyuma y'uko Nyambo Jessica akomeje kugenda atangaza yuko rwose hagati yiwe na Tete Brown nta kintu gihari, nta rukundo ruhari, abenshi ntabwo babyumvishe kubera ko nyine babakunda cyangwa se babonaga yuko baberanye, babishimiye, bifuza ko rwose baramutse babanye nta kintu byaba bitwaye. Ariko nako ariko byaje kugenda kubera yuko nubwo twamushyingiye ariko nyine Imana yo yaje gusanga rwose atari we muntu yamugeneye, biza kurangira uyu munsi yaramuhinduriye. Rero nyamuneka abantu mwakundaga couple ya Tete Brown na Nyambo rwose musubize amerwe mwisaho, ntabwo bizongera gukunda. Ubu ngubu bari kumucurangira indirimbo ivuga ngo uwo nari nzi ko tuzabana, uwo nari nzi ko tuzagumana, uwo nari nzi yuko nabwiye inshuti zanjye zose aragiye. Nyamuneka iyo ni indirimbo ya Urban Boys. Uwo nari nzi ko tuzabana, uwo nari nzi ko tuzagumana, uwo nabwiye ibyanjye byose n'inshuti zanjye zose aragiye cyangwa se arigendeye aransize. Hari akandi karembo kavuga ngo aragiye aransize, ese ngiye mbaye wande. Niyo mpamvu nababwiye ngo rwose Tete Brown uzabona uwawe kandi ugukwiriye, kubera yuko nyine uriya yabonye ubwo nuwe nyine nawe tegereza uwawe kandi azaba ari mwiza cyane kurenza Nyambo Jessica. Ndabizi rero ufite amatsiko akomeye cyane, ese Nyambo Jessica ko yaterewe ivi, ese nyine umugabo we yitwa nde, ese atuye cyangwa se akora iki? Ngiye kubabwira muri make kubera yuko ni amakuru ahanitse nyir'ubwite yatangaza, ariko ndaje nkucire kumenya cyangwa se nkubwire muri makeya. Ubundi Nyambo Jessica yaterewe ivi ku itariki 23, sinzi niba uri urabyumva neza cyane. Yaterewe ivi imbere yaho gatoya hagati y'itariki 20 na 25 nibwo inkuru zatangiye kugenda zitundinga cyane cyangwa se nibwo nyine zatangiye kumenyekana, ariko nta muntu uzi igihe cya nyacyo Nyambo Jessica yatereweho ivi. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya kuri ino story nuko gutererwa ivi kwa Nyambo Jessica kwagizwe ibanga, dore ko rwose byabaye ari nijoro cyangwa se byabaye mu ijoro. Ikindi kintu wamenya nuko amazina y'umukunzi wa Nyambo ntabwo yari yamenyekana neza, nyine nta muntu uzi amazina yiwe neza byuzuye. Ikindi cya kabiri wenda wamenya nuko uyu musore akora mu gihugu cya Australia, bivuze yuko nakubwiye yuko nyine uyu musore ubundi ari umudiaspora, akora cyangwa se nyine akazi kiwe agakora muri Australia. Rero nyamuneka rwose abantu mwese mwari muri kwibaza byinshi ku nkuru ya Nyambo yaterewe ivi, byagenze gute? Yaterewe ivi hagati y'itariki kuva ku itariki 20 kugera kuri 25, kandi umugabo wiwe nta muntu umuziho ibintu byinshi cyangwa se nyine ntabwo ari mu buzima bwa entertainment rwose. Niko kuri nguhereje ibintu by'ingenzi ugomba kumenya nuko umutware wiwe aka kanya ni umudiaspora utuye muri Australia. Ibyo birahagije nta kindi. Kandi akandi kantu ugomba kumenya nuko Mike cyangwa se uwitwa Jojo batigeze bagaragara nyine mu gutererwa ivi kwa Nyambo Jessica. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo kubera ko nyine Nyambo yavuze yuko nyine babivuganye cyangwa se bari babizi, kandi ngo no mu bindi birori bazaba bahari cyangwa se bazahagaragara. Rero nyamuneka iyo yari inkuru irambuye cyangwa se ayo yari amateka y'uwitwa Nyambo Jessica cyangwa se niyo nkuru Aime uvuka mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nyarubuye,
ahazwi nk'inyabitare. Akaba yaravutse mu mwaka w'1999, ubu tuvugana afite imyaka 27 y'amavuko. Yize amashuri yiwe abanza Kirehe, no amashuri yisumbuye nakubwiye yuko yize mu karere ka Rusizi, ariko nyuma yonyine aza guhindura ikigo ajya mu karere ka Nyagatare, ari naho yasoreje amashuri yiwe yisumbuye mu mwaka wa 2019. Nyuma yaho rero yaje guhura n'uwitwa Umutoni Asiya, amuzana muri sinema cyangwa se nyine amuzana mu gukina filimi. Byaje kurangira ahuye na Kibonke amukubita muri filimi yitwa Umuturanyi, nyuma yaho akubita na Kramani. Uyu munsi ubuzima bwe bwahindutse, Imana yamugiriye neza kandi cyane, yaboneyemo byinshi cyangwa se yaboneyemo amahirwe menshi, kuba umusitari, kubaka izina, kubona amafaranga, kubona ubuzima bwiza, everything byarabonetse. Niba nawe umukunda, ucase muri komenti wandikemo Nyambo ubone nurangiza ushyiraho udutima twinshi cyane. Imana ikundi kandi udone umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.